Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye. Mbashimira cyane uko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, murakora cyane, muri abo gushimirwa. Kandi shimira by'umwihariko namwe mwamaze gukora subscribe. Ndabashimira cyane, nawe utarayikora ngushishikariza kuyikora kuko ibiganiro byacu ni ingenzi, ntabwo tuzagutenguha. Urakoze cyane ko wemeye kubikora. Twihuse rero, insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugiye kuganira ku mahame amwe n'amwe nayo tugomba kwitaho tukayakurikiza muri ubu buzima kugira ngo tubashe kuba abantu bari ku murongo, tubashe kuba abantu bagera ku ntsinzi, kuko hari ibintu rimwe na rimwe tujya twirengagiza, nyamara ibyo bintu ari ingenzi kugira ngo tubashe kugera urwego runaka tugeraho tumeze neza, twabiharaniye kandi dutewe ishema nabyo. Ikintu cya mbere tudakwiye kwirengagiza, ihame rya mbere, ibintu byose wibikabya, gerageza gukora ibintu mu rugero rukwiriye. Ikintu cyose yaba icyiza yaba ikibi, ntabwo ari byiza kugikora ku rugero ruri hejuru. Niba uri gufata ifunguro ni urugero, cyangwa se icyo kunywa, gerageza unywe mu rugero, urye mu rugero. Ibintu byose niyo byaba byiza gute, ari ifunguro ryiza ryujuje ibisabwa, ari icyo kunywa cyiza ukunda wahisemo, ntabwo ari byiza kugifata ku rugero ruri hejuru. Ibyo ngibyo birakwangiza cyane, birakwangiza, bishobora kuba byagutera n'uburwayi butandukanye bitewe n'uko winjije ibintu byinshi umubiri udakeneye. Niba ari ikintu uriye, fata ikintu cy'ingenzi kuri wowe kandi ugifate ku rugero ruto, urugero rwiza, atari ugufata ikintu ku rugero rurengeje urukenewe. Ntabwo ari ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa gusa, ahubwo n'indi myifatire yose itandukanye tugira mu buzima, gerageza kwifata. Niba wishimye cyangwa ugeze ku hantu hagushimishije cyangwa ikintu kigushimishije, gerageza kudatwarwa ngo ugere kure, wiyibagirwe, ugere kuri bya byishimo utaba ukibasha kwikontorora cyangwa kwigenzura. Niba ari ikintu icyo ari cyo cyose ukora, yaba n'izi social media abantu bajyaho, gerageza ntutwarwe nazo ngo ujyeho ku kigero kirenze igikenewe. Jyaho ufite ikikujyanye kandi kigufitiye umumaro, atari ugupfusha umwanya ubusa. Niba ari umwanya ushaka kwiga ikintu, jyaho ugiye kwiga ikintu runaka. Niba ari umwanya ushaka kuruhuka, ushaka ibikumara stress, jyaho ushaka kureba iki kintu, ariko nacyo mu gihe runaka. Ntutwarwe. Gutwarwa rero ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho mu bintu byose ukora, mu bintu byose unyuramo. Ntukajye ugendera ko ngo ureke gutekereza ko hari ahantu ugomba kugarukira. Ugomba kugenda witwararika, udatwarwa na buri kintu cyose ngo ugende icyo kintu kizaveho kinagutere ingaruka zitandukanye mu buzima. Ikintu cya kabiri nk'ihame ugomba kumenya mu buzima, ni ukwemera ibintu bibaye. Niba ari ikintu kibaye, yaba ari ikigutunguye cyangwa se ari ikintu gisanzwe, emera ko cyabaye. Niba ari igihombo wahuye nacyo, zemere ko cyabaye. Niba ari situation unyuzemo itakumereye neza, wenda ni uburwayi, ni indwara yaje, byemere ko byaje. Hanyuma uko kubyemera bigufasha kugira ngo ubone imbaraga ziguhagurutsa hahandi muri cya kintu kibaye, ujya noneho kukivamo, uhaguruka ukivamo. Ntabwo wakira utaramara kwemera ko urwaye. Banza wemere ikintu ko ari ikibazo cyarabaye, nibyo igihombo kirahari, nibyo umwana ntabwo ari kwitwara neza, nibyo ibintu bitandukanye mu buzima bitagenda neza, rimwe na rimwe ni byinshi.
wibihakana rero, wishaka kurwana nk'aho nta cyabaye. Banza ubyemere muri wowe, hanyuma numara kwemera uve noneho kuri iyo etape yo kwemera ujye kuri etape yo kuva muri icyo kintu kitakumereye neza cyangwa se cyakugendekeye nabi. Hanyuma ibyo ngibyo bizagufasha gushyira imbaraga noneho mu guhaguruka ushaka igisubizo, ushaka ukuntu wava muri cya kintu ujye mu butsinzi bwacyo. Hanyuma ikintu cya gatatu ni ukwiga ibintu bishya, ukemerera ko ibintu byose utabizi. Ibintu byose burya ntabwo ubizi. Hari ibintu bimwe na bimwe utazi, nyamara wenda biri no muri kariyeri yawe cyangwa se biri no mu byo usanzwe ukora umunsi ku munsi, ariko harimo ibintu byanze bikunze utari wamenya, hari urwego utarageraho. Haranira rero kwiga ibintu bishya, haranira kumenya ibintu bishya utaruzi. Ibyo ngibyo nabyo bizagufasha. Ntiwicare ngo wumve utuje rwose, ibyo uzi bihagije. Shakisha ukuntu wamenya ibindi bintu bishya biri muri urwo rugendo rwawe uri kugenda unyuramo umunsi ku munsi. Ikintu cya gatatu ukwiye kumenya nk'ihame ry'ubu buzima, hitamo neza igikwiye. Hitamo neza witonze. Niba ugeze ahantu hasaba guhitamo, icara neza witonde, utekereze, uhitemo igikwiye. Wabitekerejeho, washyize ku munzani, wagize amakenga, wagize ibintu byose bikenewe kugira ngo ufate icyemezo, byitondere. Hanyuma uhitemo utuje, uhitemo ikigufitiye akamaro, uhitemo igifitiye akamaro abantu batandukanye, kitabagiriye nabi. Uhitemo kandi icy'ingenzi kuri wowe, icyiza kikubereye. Hanyuma ahangaha ni hahandi umuntu aba asabwa kureba ikintu cy'ingenzi we ubwe akeneye. Ese ukeneye iki? Ugikeneye mu kihe gihe? Cyane cyane iyo kitagirira nabi abandi. Ni ikihe kintu ushaka? Ugishaka kubera izihe mpamvu? Kizakumarira iki? Gifite uwuhe mumaro kuri bagenzi bawe? Kizagirira isi akahe kamaro cyangwa se abagukikije akahe kamaro? Hanyuma ibintu byinshi bitandukanye numara kubitekerezaho ubone guhitamo. Ntugahitemo uhubutse, ujye wicara ubanze ubitekerezeho. Hanyuma ikintu cya gatanu, ntugacike intege kwa kundi uwumva ibintu byanze, hanyuma ugatangira kumva ubivuyemo, ugatangira kumva bigoranye, bitazigera binakunda kuko hari akantu gato kabaye. Gerageza, niba ubona ibintu ushobora imbere habyo ari heza, niba ubona ibintu ubikunze ari byo Imana yakuremeye, wumva ubikora nta gahato, bishyiremo imbaraga. Naho bigenda gake, ugerageze ukomeze urwane, imbere bizakunda. Ntugacike intege ngo uve mu bintu, kuko iyo ucitse intege ibyo bintu birimo hagati biri kugenda byigira imbere byavansa, ugasanga ubiciyemo kabiri, ukajya gutangira ibindi, nabyo ugasanga ugeze imbere ucitse intege, ubivuyemo, noneho ugasanga uri wa muntu uhora utangira. Ntabwo ari byiza rero utagerageza ibintu ngo ubirwanirire hanyuma uzabigereho, kuko nta kintu cyikora, nta kintu kitarwanirirwa. Ibintu byose ubona abantu bagiye bageraho byinshi ntabwo babigezeho byose, ahubwo hari ikiguzi batanze kugira ngo babashe kugera kuri ibyo bintu, harimo no kudacika intege. Buriya ubegereye wasanga baragiye bahura n'ibintu bibaca intege byinshi muri urwo rugendo, ariko bakanga kurekura. Nawe rero niba hari ikintu ukora, kirwanirire, ukiharanire, kandi burya ikintu ari icyawe ubyiyumvamo. Niba uri mu kintu
kitari icyawe ubona kitazakunda, byanze bikunze nawe uba ubyiyumvamo ko icyo kintu atari icyawe, ko icyo kintu kitakurimo. Ariko niba wumva muri wowe ikintu urimo ari cyo cy'ukuri, ari cyo cyawe, hagarara ukirwanirire kandi uzagera ku ntsinzi. Hanyuma ikintu cya gatandatu, ca bugufi. Ujye uca bugufi, ni byiza cyane kumva ko utagomba guharanira kwigaragaza cyane. Niba wakoze ibintu byiza ngo wumve ko abantu bose bagomba kuza kugushagara, niba ariko twabyita, mbese ngo wumve ugomba kwigira igihangange. Guca bugufi ni byiza. Guca bugufi ni impano Imana itanga, niba ariko twabyita. Ni byiza cyane rero, emera niba umuntu afite ikintu akunenze. Ushobora gukora ibintu byiza nibyo, ariko hakagira nk'akantu runaka katagenze neza. Emera ibyo bintu umuntu azabikubwire. Emera izo critique. Emera umuntu akubwira ati hariya wabikoze gutya kandi wagombaga kubikora gutya, cyangwa se umuntu akubwira ati ahangaha ukeneye kongera kwiga ubundi bumenyi bwisumbuye kugira ngo utaha uzakore gutya. Emera ibyo bintu. Emera aho ugarukira. Emera umurongo wawe ubumenye. Kuba uzi ibintu, kuba ukora ibintu neza, ntabwo bivuga ngo uvogere uburenganzira bw'abandi. Ntabwo bivuze ngo abandi muri gukorana, cyangwa se abandi bagukikije, cyangwa se abakuyobora, ngo utangire wumve nabo ubarenzeho kubwo ikintu runaka wabashije gukora, kubw'intsinzi runaka wabashije kugeraho. Oya, shyira ibirenge hasi, wemere limite zawe, wemere aho ugarukira, ube umuntu ugendera kuri gahunda. Biba byiza iyo umuntu akugejeje ahantu runaka, aho kugira ngo abe ari wowe ujya kuhigeza kandi nta burenganzira ubifitiye. Hanyuma ufashe. Niba hari ikintu uzi, fasha mugenzi wawe. Umufashe kumenya ibyo uzi nawe. Niba hari ikintu uzi, ufashe mugenzi wawe kandi umwumve, umugirire neza. Niba yakoze neza, umuhe felicitation, cyangwa se umubwire congratulation, mbese uha agaciro icyo kintu cyiza yakoze. Ibyo bintu byose bigaragaza umuntu wicisha bugufi, umuntu mwiza ku bantu, umuntu w'indangagaciro. Hanyuma twihuse ku kintu cya karindwi, babarira. Ibabarire wowe ubwawe, babarira bagenzi bawe. Niba hari ikintu wakoze ukagira amahitamo mabi, cyangwa se ukajya ahantu runaka utagombaga kujya, bikakugendekera nabi, banza wibabarire wowe ubwawe. Ibabarire wumve ko wibohoye. Hanyuma kandi niba hari n'undi wagiriye nabi, nabwo musaba imbabazi, akubabarire nawe kandi ubabarire uwakugiriye nabi, niyo yaba atagusabye imbabazi. Wumve umubohotseho, kuko burya iyo utanze imbabazi ni wowe bigirira umumaro cyane kurusha uwo uzihaye. Ibabarire ibyo wikoreye bitagenze neza, kandi ubabarire mugenzi wawe. Kandi nawe niba hari uwo wagiriye nabi, nawe umusabe imbabazi. Hanyuma ibyo ngibyo bizatuma ubaho ubohotse, ubaho umeze neza, nta rubanza na rumwe wicira, nta n'urwo ucirwa n'umuntu uwo ari we wese. Hanyuma nurangiza kandi ikintu cya nyuma dusorejeho, wishime. Ishime, agaciro umusaruro wawe, icyo wabashije kugeraho, cyaba gito cyaba kinini, giha agaciro, wishime, ukishimire, kandi ushimire n'uwabashije kukikugezaho. Niba hari umuntu wagufashije mu rugendo rwawe rw'intsinzi runaka wagezeho, biba byiza kumushimira. Niba hari imbaraga zawe watanze kugira ngo ugere ku kintu, nawe ishime, ugire umwanya wo kwishimira ibyo wagezeho. Ibyo bizagutera imbaraga zo gutangira urundi rugendo rwo gukomeza gutera imbere umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane mwese mwakurikiye ikiganiro. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe
kandi mbibutsa no gukomeza kutubwira muri comment ibyifuzo byanyu. Naho ubutaha.